akanwa k'iki niko bibiri ijambo ry'Imana niko bisobanura. Mephibosheth bisobanura ngo the mouth of shame, akanwa k'ikimwaro, akanwa k'isoni. Uyu Makiri mwene Amiyeli basobanura, Amiyeli ni mushiki wa Betisheba kandi yari azi neza ko hari umwana wo kwa Sawuli bigira ibanga. Icya kabiri kongeraho Debari bisobanura bisobanura ngo nta. Debari jambo ni kwa nta jambo, ni kwaribagiranye, kandi aho nta jambo ni muri Bidomvire, ni nko muri Dobandi. Imana hari Sibu ufite amakuru, nawe wicaye hari Sibu uzi ibintu byawe, azi byakugirira akamaro, azi aho wakura umugisha, ariko kuko arimo arira mu gihombo cyawe n'izo nyungu ze yaracecetse, ntashaka no kuvuga. Leko sepoifa, ntabwo ashaka kuvuga ko wanize, ntashaka kwemera ko unashoboye. Aracecetse ariko afite amakuru, arashaka kurya ingoma ebyiri yamubujije amahoro, arimo arahinga isambu y'abandi. Hari abarya ibyawe kandi uri aho ngaho, wasanga hari umuntu ukodesha kandi wabo hari amazu, wasanga hari umuntu umugabo yataye kandi yari afite umva, hari ibintu bihari, umuntu akunyaga ibyawe akakukina ku mubyimba. Twabonye ko Debari nk'amagambo angahe? Hanyuma atanyuranye mu buhe buryo? Irya mbere tubanza igihe buraya, ariko bisobanura mu Kinyarwanda nta jambo, nta gitekerezo, nta buzima, nta cyerekezo, nta mahirwe, ni nta. Ariko kano kanya Imana iguha ijambo, Imana iguha icyerekezo, Imana iguha dosefo. Rero naje ntekereza amagambo y'Imana muri njyewe, cyane cyane ahanini ashingiye mu gutekereza. Mpaje bwa mbere, ariko ndibwira ko nibikunda muzongera mu ntumire, kandi nzanagaruka buriya gihe. Ntabwo ngombera protokole zihanitse ngo ndiyizira, kuko mashaka kubwira abantu b'Imana, kuko nzi ko Imana izabikora. Yesu abampera umugisha. Ku rwanjye ruhande mu gitondo nabyukiye mu ruko nkorera mu Kiyovu, niho nirirwa muri ofisi y'iwanjye, numvaga shaka kubaganiriza ngo icyo uzira ntukizi, ariko nditekerejeho ndimo mu nzira za ndaryibaza kuri uyu mugoroba semanira ijambo, harya bo ngiye kuriganiriza harya mu rwego ruhe. Numvaga nshaka kuganiriza Imana yabwiye Aburahamu mu 15:15, iramwitangira amubwira ngo nzaguha igihugu ariko hategereje imyaka 400 kugira ngo ibyaha by'abanyiri igihugu bazabanze byuzure. Cyo twita imyaka 400 y'umuvumo n'imyaka 400 y'umugisha. Hari uyu munsi umuntu abayeho akibwira ko ibyarimo ari ingorane ze kumbisize, ahubwo ari aho byakomotse. Nawe warangiza gusenga ntugushobore, gukora ntubishobore, ugasanga buri gihe ugendera mu ngeso z'ababyeyi bawe n'izindi ngorane, bitewe n'iki? Yuko utasobanukiye ngo uhinduke. Numvaga ari amagambo, ariko amasaha ageze ndi gusenga, kuko nabonye umushyitsi wari uvuye i Burayi tuganira, mbona birangoye, ariko numva muri ijambo Mephibosheth ryinjiye mu mutima wanjye. Umukozi w'Imana arikozeho, je nagira ngo ubundi dore natumiwe n'intumwa yawe, uzongera untumire nigisha aya magambo mu gitondo. Reka mbanze ndebe. Oya. Ariko icyonzi cyo irya kabiri. Irya mbere nduzigisha. Bagize amarga yigisha yose gengira umwuka mu mbaraga yose. Reka twigire mu mwuka ndakubwira nyuma. Ariko icyonzi cyo reka mbabwiza, gusa mfite igiterane saa 9 ndabyibuka, naza gusaba twe urabizi ko tugira amapingu ku ntoki, bisaba ko umuntu asaba uburenganzira, twe ntago twiyobora. Twe tukuba tuyobora. Ariko ni isomo numva nateguye kandi shaka kwigisha abantu, kuko abantu murahuruka ntibarwana n'ibyo bazi, bagahura n'abandi hanze hanguri muri Kristo Yesu ni cyaremwe gishya. I know yaradupfiriye ku musaraba 100%, Yesu yaradupfiriye, ariko hari ibintu ugomba kwiyambura wowe.
hari ibintu ugomba kwiyambura. None ariko ubundi buri wabyemera nkabasobanura abayobozi. Sawa. Na amagambo narebye nsanga ninjya kuyasobanura birantwara umwanya, nsaba Imana, ariko nabwo minota 30 ntabwo buza gusobanura byoroshye, kuko burya nicyo nisenga nyuma hari umwuka ukurwanya. Kandi uwo mwuka nanjye warandwanije, urandwanya, mbika diplome, mbika revera, mbika ubuhari, mbega ndagenda ndacupira, mpinduka umutindi w'abandi, ndagenda mbika ibitabo, nanahanura ibintu bikaba gutyo. Ariko kugera ubwo naje kumenya ko atari njyewe, ahubwo hari ikindi kintu kimpagurukiye, mbibona mu ijambo ry'Imana. Imana burya aya magambo reka ngucokoze ku cyumweru uzaze, ngo ucokoze uzatumire n'abandi nka 6 na 7 cyangwa n'8, nge nta turo ngusabye, ituro n'umuntu uzazana. Umvise turo nkwatse n'umuntu wundi uzongera. Yambwe ngo kugera ubwa amagana nizashira, ubwo ibyaha byaho bizaba byuzuye. Wibuke ko ari ubuhanuzi bwavuye kuri Nowa, aravuga ngo Hamu azatura mu masambu ya Kanani, kandi Kanani ari Kanani. Hamu nuko mukabaheburayo kwa Aburahamu, aramuzana aza kumutuza nkuko byavuzwe. Hari igihe tuba mu ngorane zitandukanye. Nagiye kubona inzu yo kuba maze kugira imyaka 53, nibaza kumana bazankura mu nzu y'icumbi bajya kunshyingura, nzaba nsize umugore he n'umwana ndi umugabo. Nyaboneka murahari ko icyo cyigisho nzaza tukimanuka umurongo ku wundi, kandi ntabwo ndiza 30 minutes. Ni munyemerero tuganire ku magambo amwe numva nifuza Imana yampaye, nanjye simbatindira, gusa muraza kumfasha ninkoresha telefone ntimugire ikibazo, kuko ndabona urumuri hano ari rukeya. Ariko byabitwaye ndisebwe birakugusha, n'ubundi wari usanzwe waraguye. Wamuntu kubwira ngo kana karandemereye ukagira ngo arakwikoreye, wamushyize hasi ukagenda. Birabashekeje ko bimeze se buriya. Hari abantu usanga bagushwa n'ubusa, ubundi umwana uhiye mu kwaha ntawe umuterura, ha mu rusengero gihavuze ndagwa, none se wafunze amatwi ntugwe. Yawe ntawe ujya ngusha ngo ningo bamumeneye amavuta barayamena se. Yego urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana ikumpera umugisha. Niko undi ngo giye ngo bameneye amavuta barayamena, buro yawe ntifunze neza. Ngo bameneye amavuta, uri imodoka se? N'ubundi ntayo ubufite, n'ubundi nukuri ntayo ubufite, ntayo ubunagira, ntibakabeshyira abantu. Kugiye ngo baririmbye ndagwa, n'ubundi wari waraguye. Ndagira ngo nsabe umuntu, ariko ndahabonye. Reka dusome igitabo cya 2 cya Samweli ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere. Ariko iryo somo turariritse kandi bizagenda neza. Mubanze mwumva amavuta nahari, muzunguze murebe. Haravuze ngo ariko harya ngo reka turabikoraho. Gusa niba plan B urayibutse Inyarugenge, nagira ngo niba munyemereye ngiye ku ruhande rwanjye, mwerekeze ibiganza ku muntu maze kutuganira ijambo ry'Imana. Imana imuhumugisha. Seko nta bukungu mwongereyeho. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Imodoka y'umukara sawa iguhe n'iy'umutuku byose. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mwahageze? Haravuze ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari wasigaye mu rugo rwa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wewe Siba? Nawe ati, ninjye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya
nta ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba aramusubiza ati asubiza umwami ati aba mu rugo rwo kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Imana idumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndababwira intego ngeze hagati. Iyo dusomye aya magambo tumaze kureba ahangaha, tubona abagabo babiri bafite amateka atandukanye. Hari Dawidi, hari Yonatani. Umwe ni umushumba, undi ni umwana w'ibwami, ariko hari ukuntu bahujwe n'amavuta kugera ubwo biza gusobanuka. Uwitwa Sawuli aravuga ati ariko Yonatani wa kigoryi, uriya si uzaba umwami. Aho kugira ngo Yonatani ajye kumurwanya amwica muhige, ahubwo aramubwira ati nubu umwami genza abo wakangahe? Wa kabiri. Asifiwe Bwana. Harangije rero amagambo ushaka kuvuga, hari intambara yabayeho imaze kubaho kwa Sawuli, bigera ubwo Sawuli apfa. Amaze gupfa na Yonatani arapfa, sinshaka kuhatinda. Arangije gupfa, hanyuma umuryango urazimangana. Ariko Dawidi ngo agere ku ngoma, amare kwicara no kurya no kunywa, yumva muri we hari indahiro yarahiye. Niyo mpamvu abantu benshi tuzira cyane imihigo duhiga tugaceceka, ukawiyibagiza ukagira ngo Imana yo yarawibagiwe. Kandi nawe yavuze ngo mbese hari uwaba warasigaye mu nzu kwa Sawuli kugira ngo mugirire imbabazi z'Imana? Yavuze ineza y'Imana si yiwe. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Ngo hari umugabo witwa Siba ufite amakuru y'aho umwana ari, ariko ntiyamusanga i Lodebari, ahubwo waraza yigumira hafi y'ibwami. Hari abantu tugira bafana ikipe itsinze gusa. Hari abantu bakunda kuba mu nsinzi gusa. Ati ndava hano ngiye hari amavuta ukagira ngo ahandi uvuyeho hari amazi. Ahubwo ushobora gusanga ari ufite amazi mu mutima, mavuta yaba hari. Iyo mvuze amagambo ya Lodebari tuhatekereza. Aravuga ngo barangije ngo bavuga ngo hari Siba wasigaye. Siba baramuhamagara araza, uwacu yabisobanuye. Aravuga ati ariko hari uwasigaye. Arangije avuga ibintu bikomeye. Aravuga ngo arahari, ndetse avuga ibintu bibiri bikomeye. Arahari, ariko amugaye iki? Ibirenge. Kandi kabiri ari i Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli. Abakunda birara mwitegure tuganire kuri ayo magambo. Ubundi ndashaka kubaza ubundi Mefibosheti wabuze uko icyo bisobanura mu Kinyarwanda? Bisobanura akanwa k'isoni, the mouth of shame. Akanwa k'iki? Niko Bibiliya ijambo ry'Imana niko bisobanura. Mefibosheti bisobanura ngo the mouth of shame, akanwa k'ikimwaro, akanwa k'isoni. Uyu Makiri mwene Amiyeli basobanura, Amiyeli ni mushiki wa Betisheba, kandi yarazi neza ko hari umwana wo kwa Sawuli bigira ibanga. Icya kabiri kongeraho Lodebari bisobanura bisobanura ngo nta. Debari jambo, ni kwa nta jambo, ni kwaribagiranye. Kandi aho nta jambo ni muri Bidomvire, ni nko muri Dobandi. Mujya mukunda kwiga Bibiliya? Haleluya! Murafashwa cyane muri gufashwa. Jewe uriya mubyeyi andusha imbaraga, agenda umusaza. Ariko buri muntu mu rwego rwe, Imana yamuhaye amavuta. Urumva atele masando paifo. Kuko impamvu ari umutindi, yari afite amakuru y'aho umwana w'umwami ari. Ariko umururumba wo guhinga isambu ya se hari abantu bari ibyaye baraceceka. Hari abantu bazi amakuru ye bacecetse. Hari n'abantu bakurekeye aho uri. Hari abazi ibyakugirira akamaro, hari abazi ibyagufasha, ariko barengejeho ibyatsi kubera inyungu. Reka rero Imana ize yigaragaze. Vuga ngo Imana yigaragaze. Sataya bonia. Siba impamvu yacecetse. We ntiyamukurikira, afite amakuru. Kumbe we n'abahungu 10 baragenda bigabiza isambu ya Sawuli n'iya Yonatani barazihinga. Bararya undi ari mapfira muri Bidomvire.
ubundi bidonville ni akajagari. Wajya muri dobandi nicyo bisobanura. Ubundi nagiye tubitekereza amagambo yatekerezeho. N'ahantu hatabaga umuriro, hatabaga amatara, nta leta yahajyaga, umuturage we ntago wamutekerezagaho. Ni nka kera iwacu Butare mbere y'intambara bazanga uvuka he ngo ni umunyabutare, bakabika ibintu byose ukuri umunyabutare. Ariko umunyabutare wese ntabwo yiba, avuga bavuye Butare. Abari mu Rwanda bene ntambara muri kuvuga umunyabutare ko aravuga umuntu wibandi kandi tariba kubera igisambo kazarwa cyahabaga. Ngo batatu kandi ntayo nzi nta nayo ngira tutaranigaga. Rero urumva tasowe mandoya. Hari abagusobanura nabi ariko hari Imana ikuzi neza. Hari abagusobanura nabi ariko hari Imana igusobanura neza. Hari abakuvuga nabi ariko hari Imana ikuzi neza. Ababyemera mwazamuye haleluya haleluya haleluya. Muri uru Rwanda turacyafite covid irimo iragenda irangira, turashima Imana. Turashima Imana nk'umwanya ko rusengero n'ukuzuramo ni ngombwa cyane. Nagira ngo ariko ntitwemereye kuramukanya mumbwire ngo Imana igukura akanwa k'isoni. Ntago mubikoze neza. Ongera ukozonga Imana inkuru igukura akanwa k'isoni. Ubundi Mephibosheth bisobanura the mouth of shame. Wagera kuri botike ukabebera, wagera kuri mitiweri ukabebera ko nta bushobozi, umwana yagusaba amafaranga y'ishuri ngo agenda mwarimu nakwirukana ugaruke. Imana ikadukureho, bashumba muduse ikatuveho. Maze icyumweru mvuye i Burundi kubwiriza ubutumwa, nagezeyo mbwira umushumba umwe sanga akodesha urusengero. Ndavuga ntu buri tariki 30 akanwa k'isoni kakuzaho, ati karamaze. Ntumva rero nkubwire ibi bintu. Ubundi umuntu wese ukodesha acyafite akanwa k'iki. Ikadukureho, ikadukureho, ikadukureho. Oh haleluya haleluya. Imana ifite uburyo bwayo. Tasole mai. Mephibosheth, mouth of shame. Mbwira umushumba nti oya, reka dusenga Imana. Ndibwira ko uyu munsi cyo gihe bitahamagara abantu bangiye bo hanze dukora gahunda, turabashyigikira nta urusaku kandi nzi ko ibintu bigeze kure. Imana igukure hakanwa k'isoni. Mwishaka njya kure, ndashaka kugarukira hafi. Imana igukura hakanwa k'isoni. Amen. Igukura hakanwa kamiragura ibinini nk'urya ibishyimbo. Igukura uzi ko umuntu agira isoni aho kugira ngo abike nk'ibitabo n'imyenda mu bikabati kiwe ukagira ngo yahindutse farumasi kandi atagurisha. Kanwa k'isoni, kanwa k'isoni. Bwira mugenzi ikagukureho, vuga cyane ngo ikamukureho. Aregaya ni amasaha y'ubuhanuzi. Asifiwe Bwana. Haleluya haleluya haleluya. Imana hari sibu ufite amakuru, nawe wicaye hari sibu z'ibintu byawe. Azi byakugirira akamaro, azi aho wakura umugisha, ariko kuko arimo mu gihombo cyawe n'izo nyungu ze yaracecetse, ntashaka no kuvuga. Shandole mase Heleko sepoifa. Ntabwo ashaka kuvuga ko wanize, ntashaka kwemera ko unashoboye. Aracecetse ariko afite amakuru. Arashaka kurya ingome ebyiri yamubujije amahoro. Arimo arahinga isambu y'abandi. Hari abarya ibyawe kandi uri aho ngaho. Wasanga hari umuntu ukodesha kandi wabo hari amazu. Wasanga hari umuntu umugabo yataye kandi yari afite umva. Hari ibintu bihari umuntu akunyaga ibyawe akakina ku mubyimba. Urumva rodebari ni amagambo abiri mu Giheburayo. Ni lo isobanura nta,
Debar bisobanura ijambo. Ibaze kwitwa akanwa k'isoni ugatura kwa nta jambo, kwa nta buzima, kwa nta cyerekezo, muri bidonvire, mu cyo bita quartier itagirebwa. Wavuga ngo uvaye ngo mu cyumbati ngo ubwo ni indaya. Noneho Siba w'umurozi, Siba w'umugome, Siba ushimishwa n'ibyago by'abandi, aramubwira ngo wi arahari. Arangije ashyira impamvu zigera kuri ebyiri ndetse n'iya gatatu yerekana ko atagomba kuzamuka. Kuko yigeze kumva Dawidi ubwo yafataga i Yerusalemu akahubaka Heburoni, yaravuze ngo impumyi n'umugaye ntazigera hakandagira. Amutegesha ijambo, amutegesha ijambo, kuko ariwe waryivugiye. Aravuga ati icyo umwami yavuze ntavuguruzwa. Aravuga ati kugira ngo kano kana kazura umutwe katuma kambuza guhinga amasambu. Ikindi ukwiye kumenya, ese ubundi Mefibosheti yavutse amugaye? Ndagira ngo munsubize. Yamugaye afite imyaka ingahe? Sawa, urakoze cyane. Ntabwo umwana yavutse amugaye, ahubwo mwihunga nta nubwo ko se yari yapfuye, ahubwo yari afite umurezi we. Murahari cyangwa mwagiye? Ariko munwa muranyumva cyangwa ntago munyumva? Ijambo ry'Imana muri kuryumva neza? Umwana yavutse ari nawe wavutse uri muzima. None si umunsi ntabona uko bimeze. Ngo yari afite umurezi bose bahunga. Reka nkubwire uko birisobanura, nubwo itavuga ibintu byinshi n'abahanga mu gusobanura. Bavuga ko umurezi we, ahandi mu Cyongereza babita ngo ni umunasi, wari umuteruye ngo kubera guhunga, ngo yari yitaye kuri shugurize, ngo kuko zo mu rugo zo guhunga, kuko wagomba kumuhemba yari yapfuye. Ngo she didn't care about uwo yari ateruye. Hari abantu batakwitayeho, ariko mana ntago munyumva. Niho nshaka kuvuga nyine. Humura ndagaruka muri zo. Mba nafashijwe, ntabwo nongera kujya kure, ariko ntangira guhanura ntunteshe. Ndajyaho numva ni umutima wanjye ushaka. Ntabwo nahamagara kuzirikwa hamwe, ntabwo ndi ipoto. Ariko murimo murumva rino jambo. Ariko ndagira ngo ngiye nkunda kwigisha umuntu agatabwa ati se wa mugabo muremure wambaye ukumva ibyo bintu. Nibura nubwo banyurira akanwa k'isoni, ukanyurira kwa nta jambo, ukanyurira sibuza amakuru ntayatange, yanayatanga yatanga kwima inzira, cyo bita gutanga amakuru y'Imana inzira. Se murayazi? Yego korera. Ndashaka gutumira ntambaza ati wa mugabo atere kuriya ntago muzisha, atarazinywa akazimara ku isi. Ubwo yeme hari abantu batanga amakuru y'ukuriho ariko bagashyiraho inzira itimdahura n'ugushaka. Ariko hari Imana ishobora byose kandi izabikora. Nangije turebe uyu mugore bamwita ngo ni umunasi, yari umurezi we. Amaze kumva ko se umuhemba yapfuye na nyina atakiriho, nta n'ikibazo afite, yumva inshingano zirashize. Ngo yita ku bipfurumba bye by'imyenda. Baravuga mu Cyongereza ngo she didn't care about the son. Ngo yari ababajwe n'ibipfurumba by'imyenda bye no gusahura yiruka. Hari abantu babajwe n'ibyaye batakwitayeho, ariko Yesu akwitayeho. Hari abatakwitayeho, Yesu arakureba. Hari abatakubona, ariko Yesu arakubona. Mwanzamure haleluya abafashwa mukabyumva ngo bahabajwe n'ibipfurumba byabo. Hari abafite ibipfurumba, ariko Kristo atwitayeho. Amen. Imana ijya kundema ntawe yabanje kubaza,
yabikoze nk'uko ibishaka kuko yari igihe Yesu ushimwe. Urumva ngo we ntiyari yitaye kuwateruye kuko umuhemba ntiyari akiriho, kuko umwitaho ntiyari akiriho, ngo yita ku bipfurumba bye biri nk'imyenda, ngo arangije ngo umwana aramunyihuka. Ntabwo yamwishitse umwana, we yagiye kuramira ibikapu yari yikoreye. Aramwitaho se hari se umuhemba? Aramwitaho se biraziranye? Ngo yari yitaye ku buzima bwe kuruta kwita ku buzima bwa mwene shebuja, kuko shebuja yari atagihari. Ariko mu ijuru dufite Imana itureberera. Vuga ngo dufite Imana itureberera. Mwazamuye haleluya, babyumva mukabyumva. Bashumba murumva ubugome bw'uwo mugore? Uwo mukobwa muramwumva ariko ntabwo yamuyutse, ntabwo yamwishikuje. Erega birazi Ikinyarwanda. Umwana w'ibwami wariye iby'ibwami, wambariye ibwami, agiye gutura muri dobandi. Sinzi niba ijambo bidomvira abantu benshi bari mu Gifaransa. Hari ibyo bazeye ngo umunsi ngo ni ghetto. Ni ghetto ni bwabuze bwegeranye. Mbega muri bagira kwa kundi murahibuka hari? Bagira kwa kundi mu gitondo cyangwa aho byukiye. Murahaza? Ntabwo nahavuga giye. Muri bagira kwa kundi hirya aho ngaho Kangondo hariya hose. Kimwe nuko waza n'ubundi bujagari, hamwe usanga amazi anyura aho ngaho ari umwana w'ibwama atarazi ibyo bintu, agira no kubyarira muri amateka. Rero njye n'umukozi w'Imana nasanze hano umushumba wanyu, tuzanywe n'inkuru yo kubwira ngo turakuvana muri ayo mateka, turakuvana muri icyo gisogororo, turakuvana muri iyo bidomvire, turakuvanaho amateka yakujyanye, turakuvanaho amateka yagushyize. Ariko uzi kugira ngo uva hazi mujye aho ubyare n'umwana, ubwo niba ni ikibazo nyine. Aramubwira ngo mumuzane. Ariko uyu mugabo arabanza akora icyo bita inguni yo kutinjira i Yerusalemu. Aravuga ngo icyambere agize gute? Arahari. Yabihakaye. Icyo bemera kwemera ko umuntu kwaza ahari. Ariko amugaye iki? Kandi Dawidi yaravuze ngo uwamugaye n'impumyi ntibazakandagira mu murwa nubatse. Icya gatatu, uwo mwana bagiye kumureresha ku mwana wa murame witwa Amiyeli. Kandi Amiyeli akaba musaza wa Betisheba. Murumva umuriro? Mbabaza akabazo gato. Mbare mubura amaso mu ndebe. Mwandebye ko ntari mubi. Mwandebye ko ntari mubi cyane. Uko nsa kose biranyuze. Na sheri wanjye. Sinjya ndeba Miss Rwanda burya. Ntimunseke. None Miss kari umugore wanjye nareba nde wundi. Ntabwo narura kuri televiziyo ngewe. Oya si mwiza nk'uko ubitekera kuri ngewe. Oh. I love her so much. Ntabwo narara nkanuye ngo ndareba bajya bari bamikise barutuwanjye turi kumwe se. Ayo masaha nayamara ahubwo tuganira. Nkaba ndagukomerekeje ahantu. Ndakuvutuye. Ubundi umugore uzi guteka nuwawe, uzi usa neza nuwawe, buri gihe umugore ugomba ko ari we muntu bagutanga ngo dushakire umuntu mwiza. Ninde wize? Uwitonda ninde? Uririmba neza ninde? Bavuga ngo aririmba nabi ngo nge nkundiriya note ye. Mwazamuye haleluya bankurikiye. Erega inengeze nizo mukundira jewe. Burugira ngo nkubwiye inengeze intumwa wagira ngo Yesu ntiyarahuye n'ibibazo. Uzi ukuntu Filipo yakundaga ibiryo. Amakuru mufite.
reka twikomereze. Aya magambo rero ntashaka gutebya cyane ngo dusenge Imana ko amasaha ari kugenda. Arangije avuga ayo magambo, tekereza ibyo bintu bine, ariko aramubwira ngo muzane. Haleluya. Gira gute yemwe? Yanyemeye, yaratwemeye. Nubwo rubanda rutakwemera, Imana irakwemera. Nubwo rubanda rutakumenya, Imana irakumenya. Nubwo abantu bakurwanya, Imana iragushyigikira. Kandi igihe ikimenyetso kinyereka ko Imana turi kumwe si uko ibintu bigenda neza, ahubwo nuko yo mwibazo kandi Imana ikashyigikira. Bakambwira ngo nzapfa kandi nkabaho, bakambwira ngo ndahombye kandi nkunguka. Icyerekana ko Imana iri kumwe nanjye nuko buri gihe ndwana intambara kandi nkazitsinda. Aramubwira ngo muzane, aramubwira ngo muzane. Reka nkubwire ijambo rikomeye. Nubwo haboneka impamvu zo kutagirirwa neza n'abantu, ariko Imana ikugiriye neza uyu munsi wa none. Ngo ariko amuzana Siba afite roho mbi, kuko ibyo yatanze barabyanze. Uyu mugabo Siba ni umurozi, ntabwo ari umugabo mwiza. Utekereza ko yahise akora icyo twita research hypothèse, ararangiza byose arabivanga na research question, akubita ahereza abize logique, atanga n'umwanzuro. Kumubwira ngo ari kwa Makiri hehe, n'ahantu karitsiye itagerwamo, bankurumoge basinze amabandi, ibintu byose ntabave mu ngazi bwami. Kabiri aramugaye, yagira yamubwira ati nta mpamvu yo kumuzana. Ati ni mumuzana, nge sinitaye ku kubumuga, nitaye ku ijambo navuze. Imana ntiyitaye aho utuye, yitaye ku isezerano ryayo. Imana ntiyitaye aho uri, yitaye ku cyo yavuganye nawe. Imana ntiyitaye ku bakurwanya, yitaye ku kugambiriyeho. Neza y'Imana ikuze hafi, Imana iguhagurutsa aho uherereye, Imana ikwambika imbaraga mu bikwiriye, Imana igutabare mu buryo budasanzwe. Mwanyemere mugahereza Imana icyoro mutera. Haleluya. Imana iramuzana. Ngo bakimuzana, nawe ngageze imbere yumva sibye, kuko please ndagira ngo witondere, ijambo rirakomeye. Yikubise hasi afite imyaka 5, none ahamagawe yarabyaye umwana witwa Mika, nawe afite imyaka 5. Yewe birandayisobanura mu kwa karindwi nzakora defense muri theology. Ndayumva nkunda Bibiliya cyane. Murabyumva? Urumva yagiye amaraho ya 5, imyaka 5, agera ubwo akura, agera ubwo ashaka, agera ubwo abyara. Nabwo Siba ari mu murima gusa hinga, ijigo ryaraje, irindi ryarahengamye, bisore byarazanye ibituza. Nyiri sambu, nyiri mirima arimo apfira Rodebari. La kosando shaye mai. Levu sespai toke mai. Ndagira ngo uhuze umutima wawe n'umutima w'Imana kano kanya. Imana nigusubiza ibyawe. Muri iri jambo niho Imana itsindira abantu imanza babuze ko baburana. Muri iri jambo niho Imana ikugenera ibyawe. Muri iri jambo niho Imana iha agaciro ibyo ufite. Ngo baramuzana, kandi nubwo biritavuga umugore, ariko n'umugore barazanye ntabwo yaje wenyine. Bakozi b'Imana, burya na Mika yabyungukiyemo. Yongera kumva ifiriti y'ibwa, yongera kumva umuceri w'ibwami, n'umugore we narazamuka. Ariko Mana we, nta Joala masando shiva. Nje ntabwo nitaye cyangwa Imana ndimo nkorera ntabwo ireba igihe umaze aho hantu. Nta muntu ugusobanukiwe, ariko ubundi bisobanura iki? Mwuka w'Imana arakuvanayo, arakuvanisha imbaraga zayo. Mwuka w'Imana aragushyigikira. Hazura igihe umaze n'igihe cyawe. Urumva yari yarahasaziye, ubwanwa butogosha. Baza n'akana kavukiye muri Bidonville, sekize he, ngakimugera imbere ahita agwa hasi arobama. Hamubwira ati nkanjye ndinde, ntiyakwita n'intumbi y'inka ngo tuyishyire kuri mushito, ntiyakwita n'intumbi y'inuma nibura ngo tumenye yiyita intumbi, kuko amateka ye yari ameze nk'ibyo yari avuze. Ariko wanyemereye ko Imana ihinduye ubuzima, wanyemereye ko Imana ihinduye ubuzima.
wanyemeye ko Imana ijya ihindura ubuzima, wakwemeye ko Imana ishobora byose, wakwemeye ko Imana yakurengera, wakwemeye ko Imana yahindura ibintu. Talaba si c'est fort. Reka ndimo ndabona, ariko nubwo mbona se bose kari kwa Makiri bahaviriye icyarimwe ubundi. Zewola masete fort la mando kosa. Ariko uzi kutiga ukagira abana bazi ubwenge ariko bakabura ishuri. Nawe utarize koko, mwese mukabinkandagira porogaramu. Ngo arangije amubwira ngo wibyo kwiyita imbwa ntabwo jye bindeba, ahubwo ku meza yanjye. Ariko ndagira ngo mbabaze, kuvira de bar ujya ibwami murumva arandi yanyuze? Yarinze kujya muri Yerika? Yaciye muri kaminuza? Yabanje kuba umuhanuzi? Yabanje kuba pasitoro? Ahubwo yavuye kwa nta jambo ajya hari ijambo. Oh haleluya haleluya. Ava hatari ijambo ajya hari ijambo, ava hatari ibiryo ajya hari ibiryo, ava hatari amazi ajya hari amazi, ajya hatari amafaranga ajya hari amafaranga, ava hari uburwayi ajya hari ubuzima, ava kwa nta jambo ajya hagira ijambo. Abanyumvise muzamure iyo ni Imana ijya ibikora ntawe ubwiye, ibikora ntawe ugishije inama. Iyo ni Imana igiye kuguhagurutsa, iyo ni Imana igiye guteruka ahantu hazima, iyo ni Imana igiye kukurengera, nigiye kwerekana imbaraga. Zoele fo tako mandoliamo. Imana ishimwe. Gereyo nigishije ntanga ikizame. Ibyo kombwira ngo dutayero ntago bivamo. Twabonye ko Mephibosheth asobanura kimwe Kinyarwanda. Ubisura mu bifate ntahari. Ubuhanuzi ngiye guhanura bushingiye aho. Bisobanura iki? Bisobanura iki? Mephibosheth, Imana ibakureho. Ngiye ntababeshye, iri jambo nkimara kuritekereza nagiye kubona mbona marayika akuye sparadara abantu ku munwa gutya. Irambwira ngo mbabwire ugiye kwishyura wari ufitiye ideni, bagiye kukwishyura, kandi Imana irambwira ngo igukuyeho akanwa k'isoni by'iteka ryose. So, haleluya haleluya. Ndumva navuza akaruru nuko ndi umusaza. Urafashijwe? Ngo yavutse ari ikinyendaro, ngo abyara ikinyendaro, none babyaye ibyo bigambo byose Imana ibikuyeho. Zo nduru zose Imana izikuyeho. Imana yacu. Hanyuma twabonye korode bari nk'amagambo angahe? Hanyuma atanyuranye mu buhe buryo? Irya mbere tubanza igihe buraya, ariko bisobanura mu Kinyarwanda nta jambo, nta gitekerezo, nta buzima, nta cyerekezo, nta mahirwe, nta ariko kano kanya Imana iguha ijambo, Imana iguha icyerekezo, Imana iguha dosefo. Rode bari kugera ibwami, wambwira arandi hantu yacumbitse? Ni gute umutima wakubwira ko bitashoboka? Hari igihe abantu bakurebera mu isura, bakakurebera mu gihagararo, bakakurebera ku minwa ukuntu yumye, bakagira ngo n'isezerano ryarumye naryo. Babona unanutse bakagira ngo Imana ibyo yavuze byarananutse. Imana iracyakora. Haleluya haleluya. Arababwira ngo mundebere umwana kumugara si ikibazo, kuko yavuze ntiramugara, yasezeranye iracyakora. Ndashaka umugirira neza, imukurira debari mutereka ibwami. Ndagira ngo mubwire
irashoboye. Nakunze ijambo rikomeye. Aramubwira ati wowe uzajya urira hehe? Maze nuko ntari mpari iyo bishanije mu ijambo ry'Imana ngo maze ngo umwami ahindukirana Siba ngo mva we Siba, wowe n'abagaragu bawe na bya bihungu byawe. Haleluya! Akubanza mutankunze tu kongera bakunze se bagenda bite buriya? Ubwo ni kimwe kuri kimwe ngo aramuhindukirana. Ariko mwanyumviza, ariko ibaze wavuze ngo aramugaye ntakaze, undi ati wowe urarira ku meza yanjye. Harya Siba yaririyeho? Taha nzabwira icyo Siba risobanura. Gikoni cya gikandagiyemo se? Ahubwo yaramubwiye ngo wowe Siba n'abahungu bawe n'abagaragu bose ari amasambu y'inyarurembo yose ya Sawuli, genda ahinduke ugende umuhingire mwene shobuja ntakabura icyo kurya, kandi uyu we tuzahorana ku meza. Icyo bita kwinjizwa mu isezerano, akira kwinjira mu isezerano, akira gutabarwa, akira kurengerwa. Vuga ngo Imana iri mu ruhande rwanjye. Vuga ngo Imana iri mu ruhande rwanjye. Vuga ngo Imana inkuyeho inzitizi. Vuga ngo Imana ikuyeho inzitizi. Vuga ngo Imana ikuye kwa nta jambo. Vuga ngo Imana ikuye kwa nta buzima, kwa nta cyerekezo. Imana inkuye mu bushomeri, impaye kurira ku meza y'abakomeye. Nagira ngo dukomere Imana amashyi cyane, tuvuze impundu tuyishimire, kuko ari Imana ishobora byose. Ngwino basengere, ngwino basengere, ngwino basengere. Tugiye kubasengera Imana.